ise kandi mana yanjye oya yes umva se n'uyu yes oya biskora we ibintu bitanu bisko ibintu bya ese we Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp kuri 0792 41 15 66 gusuhuze bo bana nanjye umunsi ku munsi wakoze subscribe nagushimira cyane aho utarayikora imwanya kugiye gukora tubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye uyu munsi nkaba ndi kuri kamera ngenyene kandi nicaye nshaka kubaganiriza kuri byinshi bigiye bitandukanye ni story mbafitiye nyinshi zitandukanye tugiye kuba tuganiraho ubundi mumenyereye ko mpamagara abatumirwa tukaganira ariko uyu munsi nigiye ugiye kubaganiriza mumeze mute nizere ko mumeze neza wowe utameze neza nkuvuga ngo wihangane iyo bitatse neza ejo cyangwa ejo bundi nibushece mu gace nkuko bisanzwe n'ikiraso nyuma nkokora iya makuru agiye atandukanye cyangwa bya biganiro story zigiye zitandukanye mu munsi rero hari ndi gukorera inkuru akaba haramutse havugwa ko habaye ikibazo cyo umubosi wa hano cyangwa umumabusha wa hano uko bamwibye ndahageze rero maze gukoresha abandi bantu turi kuganira nyine ndi kubaganiriza ambwa ati kiroso banyibye ibikoresho banyima amafaranga hari umuntu n'umuganga akaba agiye ngo kubingaruriza ndambwa ati rero ntayishangije n'abandi ntago byafa biganira twese n'abandi tukabibereka nimba bigaruka tubyereka abantu kugarutse naswata niba atari byo nabyo babibone nyine nimba uwo muganga ari igihuha cyangwa ari uwanyawe tumenye ngo ni ibiki okay mabuje agira hino sana agatebe tube tuganire kanze tuganire nawe atubwire ukuntu ibintu bimeze gira hino iki meze neza okay nandi kubwira abantu ukuntu ibintu byifashe ngo barakwibye yego nibyo baranyibye hari umuhungu wari inshuti yanjye ako ni kwa kundi abahungu baza bakirirwa birukanka kuba mabuja batari no ku rwego rw'umuntu anyizirikaho cyane ariko nkajya mubwira ko ntabishaka nyuma niba yaraje kurakara sinzi impamvu yafashe uwo mwanzuro araza aranyiba yatwaye ibintu byinshi amafaranga radio televiziyo ariko mbese nyine niyo mpamvu navuze nguze kunda gukorera hano ibiganiro navuze nguze umfashe ngeze ngaho urambwira ngo ufite ibibazo urabize najyaga nza nitera story nkaho ati maje bimeze bite sohuza abantu batera brage nyine turi kwiganira urambwira ati umunsi ntago bimeze neza ati noneho uyu munsi hanemeye kujya kuri kamera nsangiza abantu inkuru y'ibyambayeho noneho babwire ukuntu byagenze n'ukuntu bimeze nyine ukuntu bimeze uwo muhungu yakomeje kunyizirikaho birangira anyibye numva birambabaje cyane ndangije mfata umwanzuro kumva ko nahamagara umuganga ubwo wagiye mu bapfumu gupfumuza bisa gupfumuza niko nabivuga no gupfumuza bivuga ibintu mu mazina yabo okay nagiye gupfumuza kuko numvaga birenze kandi nge ntago nari kubona uko mbigenza kugira ngo
mwihanire jya mu bapfumu, hari umupfumu bandangiye arambwira ati wowe humura nzabigukorera. Ni muri urwo rwego rero kuko yambwiye ko uyu munsi aribwo azamwohereza ngo sinzi ibyo azamukorera ngo abizane ibyo bintu byanjye. Mbese urambwiye ati uyu munsi ndashaka kujya kuri kamera, noneho nayaga ntinya amakamera yanyu, ndashaka kujya kuri kamera. Umbwira ati hari igitangaza ngo kigiye kuba, ngo ibyo bintu bagiye kubizana, ariko uri kumbwira ibyo bintu koko mu kiganiro tujye kugirana tuganiriza abantu biraba byabaye cyangwa ni bya bindi by'ibihuha nyine? Biraza ko uwo muganga ndamwizeye yabimbwiye, namwohereje n'amafaranga. Gute wizera umwana w'umuntu ariko mwizera ute? Oya namwizeye ko yambwiye ngo nindamuka ntamubonye abinzaniye hari aho azambwira ngewe ubwanjye tuzabivuganira, akambwira ati bimeze gutya na gutya, kuko n'abantu baramuzi, arasanzwe abikora, ndabizi neza, mfite ukuri. Ufite ukuri? Yego, aramunyoherereza abinzanire. Ese reka twiganirire yenda ibyo bintu tutegereze, cyangwa mu kimwe muhamagare umubaze uwo muntu arabizana ryari kugira ngo tumenye ibyo ari byo, wenda nze gusoza ikiganiro byaje, cyangwa tumenye niba bitinda nyine, ubwo urumva ntabwo twakora ikiganiro cy'amasaha ngahe, tumenye ngo ni ibiki, ntayimenye ibyo ari byo. Ikibazo ndamuhamagara. Ese uri umukobwa cyangwa uri umumama? Ndi umumama. Yego. Ufite umugabo? Mfite umugabo n'abana. Okay, ubu se umugabo wawe nawe wagiye gupfumuza koko ntago bizamutera ikibazo? Bangamiye, urabona ibintu abahungu b'iki gihe bakora. Ibintu abahungu b'iki gihe bakora nta bitabangamira. Umugabo wanjye arababaye cyane, yabimfashijemo kujya gupfumuza. Yego, niwe wampaye n'amafaranga, yambwira ati kangushyigikire. Allo muga, ni byiza none se ko wambwiye ngo uwo muntu aranzanira ibikoresho byanjye? Ibyo nakubwiye ntabwo byakunda. Ntago ndamubona. Tegereza mu minota mike uramubona ageze aho ngaho. Nakubwiye ngo utegereze igihe kingana ute? Wambwiye iminota 20. Tegereza rero, tegereza. 20 kuva nagira aha ngaha hashize 20 ntirashira, so ubu ntishize. Dutegereze wenda sinzi, ariko ndabyizeye. Mubaze muga bimeze bite by'uyu muntu? We muntu uri kuvugana na Kibazo kuri Sawa Show, ndi umunyamakuru. none se ukaba wifuza iki, ukaba ukeneye iki? Njya udusobanurire iby'uyu muntu koko, ibyo bintu bye biragaruka cyane, bya bindi byo kubeshya abantu abari ibihuha babeshya. Utarikira umukobwa? Utarikira umukobwa, uri umunyamakuru gusa nawe? Njye ndi umunyamakuru, mba ndi kwishakira inkuru, ntacyo dupfana. None waje uhamagara se, waje ngukeneye mu byo nareke gukora? Oya, inkuru kuzifata zose ntabwo ari guteguza umuntu, ko umuntu aba yaje gufata inkuru. Mufite uburenganzira bwo gufata inkuru gutyo gusa? Mbifite uburenganzira. Nimba ibyo ukora ari byo. None iyo nkuru se bwo nyihagaritse? Nimba ibyo ukora ari byo, nyine iyo nkuru nyihagaritse. ariko waba ngiye kunyivangira mu kazi. Ariko nawe ni nk'uko yivanze mu kazi kanjye, kuko ntabwo ari ngombwa kuza gufata inkuru ndi mu kazi. Reka two guterana amagambo, burya kumvikana cyangwa kuzuzanya n'ibyo bya mbere. Ibyo bintu nimba uzi ko byizeye, kuko atari bya bindi by'ibihuha by'abatubuzi bateye ubu ngubu, nimba ari byo waretse iyo nkuru tukayifata bikaza natwe duhari. Waretse iyo nkuru tukayifata bikaza natwe duhari, nimba atari bya bindi byo gutuburira abantu bimwe byo butubuzi byateye ubu. Mereza ko gakombe. Allo ni sawa? Oya, nta kibazo. Ngewe nabonye ari ngombwa ko n'uyu munyamakuru aza kubifata. Ni ngombwa kuko n'abandi baboneraho. Guhemuka ntabwo ari byiza, ndashaka ngo ajye ku karubanda babibone, ku buryo n'uzatekereza guhemukira umuntu azajya bitinya. Yego. Amafaranga twavuganye urongera ahandi? Nta kibazo, reka dutegereze uwo muntu naza. Wowe tegereza. Yego. 20 kugeza. Nta kibazo rwose. Twongera 20 igihe no kwashyize agasuzuguro guhamagara itangazamakuru. Mwese muciye amande kubera ko yahamagaye itangazamakuru? Nta kibazo, ngewe ikimbabaje n'ibyanjye nimbona bizanye. Reka ndebe ibyo bintu. Ntacyo ntakora kuko
Yego. reka ndebe iyo minota buse ntiyenda gushira ahubwo. kandi ntabwo mwirinde kumutonganya cyangwa kumukubita. Yego nta kibazo. Reka ndebe byari byo da. Sawa. None se kamubaze wa mubyeyi we. Dore baca umugani mu kinyarwanda ngo tegereza byaheba. Ubu wizeye ko ibyo bintu byawe biri buboneke? Uyu muntu ari seriye. Ari seriye uyu muntu wasanga ibyo yanyemerera ari bukore. Nanjye ndaza kubireba. None se twiganira ku bindi ubundi mu buzima busanzwe bimeze bite? Meze neza nta kibazo biragenda. Okay. Ni byiza cyane uri hagiye nkunda kugenda ngana n'abantu mu buryo bugiye butandukanye. Muri aka kabari kose bimeze bite? Harimo iki cyiza? Reka tunamamaze tunakamamaze. Kugira ngo abantu bazaje baze kukanyweramo inganje. Bare inganje. Hano Igikondo. Cafe Rwampara. Bayibaza gukanyweramo guteza imbere. Harimo iki ku buryo cyiza gishamaje ku buryo abantu baza kwa. Hano ku kabari kanjye rero ikintu kiri special ni inkoko n'ifi. Pe ibyo bintu nanjye mbihagazeho neza ko havuye yabiriye agenda avuga ati kunganje. Okay, inkoko n'ifi hano kunganje munyaruke rwose. Muharye inkoko imeze neza cyane, ifi nziza imeze neza cyane, ukarya neza ugahaga ukumva neza inzoka irayishimiye. Ukagenda umeze fresh cyane. Mbwira n'abantu rero bashaka no kwamamaza ku biganiro byacu cyangwa kuri channel zacu. Hari bucece mu gace dufunguye vuba, hari na sawa show turi gukoreraho munyarukiraho rwose, ubundi mukaduhamagara kuri nimero ziba zihari, ubundi tukabasha kwamamaza ibikorwa byanyu bikagera kure cyane. Digi kuri kamera kabisa abameze neza cyane ari gukurikirana amashusho meza ndetse n'amajwi meza cyane. Mu bijyanye se wenda ni n'aka kabari kanyu, utubwiye ko hari ifi hari inkoko, mu bijyanye n'izindi nzoga zihenze zihari? Ziba zihari nyinshi za Martini, za Tequila, ni nyinshi amoko yose aba ahari. Ahubwo ujye ubabwira baze abashuti bawe. Izina rya Yesu. Kandi Mana yanjye oya. Yes. Umva se. Nuyu. Yes. Oya. Biswara. We ibintu biswa. Ibintu bya. Ese we. Ko yambaye ubusa se. Biteye ubwoba none ndabona uri muganga yarenge. Umva se. Uyu muntu se mwakabyara mwe. Kuna n'umusore boga we. Nanteruye namukizwa n'iki. Mwese. Karabaye. Umva se. Dore ibintu byangibi. Rero. Kamera makora aho kamera rero twigendere. Umva se. Samani. Umva we iyi nkuru ntago nyifashe. Banza kuruka duhamagara abantu bamufate. N'abantu bakamenagura n'ibintu. Ye. Kamerama, kuraho kamera twigendere. Kuraho kamera twigendere. Ndiyirukiye. Kuraho kamera. Umva kuraho se. Ibyawe kubonye bana nyagasani. Umva rero ngiye aho yongeye gukubitwa afite n'amabuye. Binteye ubwoba cyane yagira n'ibyo yangiza hano akadutera n'amabuye akatumenagura n'imitwe. Umva yagiye kwigendera. Tugiye gukuraho kamera duhamagara abantu bamudufasha. Mbonye na biriya n'ibindi ari kubizana. Tugiye gukuraho nuza babagire rero. Tugiye gukuraho kamera ibintu. Ibi birahagije. Tugiye gukuraho kamera duhamagara abantu bamudufasha. Byamushajije cyane ariko nawe uri umugome nese si wowe. Ntabwo ari ubugome none se ko nawe yampemukiye abantu bagomba. Kamera makuraho kamera twigendere. Kuraho kamera. Nisoma abonye. Kuraho kamera. Nisoma abonye. Umva se. Reka gende nigendere ibintu turakurikirana nyuma. Digendeye.